Ibigwi byanjye TV. Hello, muraho neza nshuti bavandimwe, murakaza neza ku Bigwi byanjye TV, aho tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bigendanye n'ubucuruzi, akazi, iterambere n'imikorere muri rusange. Ku ikubitiro dutangira tugiye kubagezaho uburyo umuntu yakwikura mu bushomeri. Uburyo umuntu ashobora kwikura mu bushomeri ni bubiri. Icya mbere ashobora kuba yashaka akazi agakorera abandi. Icya kabiri hari ukuba yakwikorera. Dutangiriye kuko umuntu yashaka akazi, birumvikana ikintu cya mbere agomba kubanza gukora ni ukwapurayinga. Kugira ngo yapurayinge agomba kubanza akiha tageti. Agomba kwicara akabanza agatekereza neza uko agiye kujya yapurayinga. Agiye kwicara atekereze, ese ubundi ndashaka kugera mu kazi nyuma y'igihe kingana iki? Urugero, ashaka kuvuga ati njye ndashaka kujya mu kazi nyuma y'amezi 3 cyangwa nyuma y'amezi 6 uhereye igihe ntangiriye kwa purayinga. Uyu muntu rero arapurayinze. Kwa purayinga ni kimwe, no kubona akazi ni ikindi. Ahangaha uyu muntu biramusaba ingufu z'umurengera, biramusaba gukoresha imbaraga cyane, na cyane ko yamaze kwiha tageti. Ntago agomba kuryama ngo asinzire, oya, ahubwo agomba gushyira imbaraga mu kazi atangiye. Agomba gushyira imbaraga muri gahunda atangiye zo kujya gushaka akazi. Ahangaha reka dufate nk'urugero nko ku muntu wize accounting. Uyu muntu wize accounting afite kwa purayinga kuri logistics, kuri comptable, kuri budget officer, ashobora kwa purayinga kuri cashier, ashobora kwa purayinga kuri recovery officer, ashobora kwa purayinga kuri audit, ashobora kwa purayinga ahantu henshi hashoboka. Ariko kuko uyu muntu afite tageti yo kubona akazi kandi vuba, tageti no kubona akazi kandi vuba akava mu bushomeri, uyu muntu ntago ari bugende ngo yapurayingira imyanya yose iri hejuru tuvuze kabone n'ubwo akorifayingana nayo, oya. Uyu muntu agiye guhitamo imyanya 2 agiye kujya yapurayingaho yonyine. Uyu muntu agiye kwicara arebe muri iriya myanya igera nko kuri 6 ashaka purayingaho, ese niyihe ndi specialize muri yo, niyihe niyumvamo, niki bundi nge numva nshoboye. Niba wenda afashe kuba yakora purayinga kuri logistics na audit, icyo asabwa ni ukubanza kwicara agasacinga amakuru agendanye na audit ndetse na logistique. Biramusaba iki? Agomba kugenda akegera, agomba kujya gushaka umuntu ufite experience kuri audit, akamusaba amakuru, bagakosorana ibibazo, akegera abandi akirefera ku bibazo byakozwe ku myanya yose ya audit, agakosora ibibazo byose byakozwe ku mwanya ya logistique. Ikirenze kuri ibyo, agomba kujya gusacinga ku mbuga nkoranyambaga ziriho, hari link nyinshi ziriho ibibazo n'ibisubizo byabyo bigendanye n'isomo ushaka. Urugero dufatiye, hari urubuga rumwe ugenda ukandika muri Google, ukandika urugero logistics MCQ, multiple choice questions and answers. Ibi bintu iyo wapurayinzemo baguha ibibazo byinshi related na logistique, bazaguha ibibazo byinshi related na audit niba ari byo ugiye gusacinga. Ibi bibazo rero ni byinshi pe, ni byinshi. Ariko we nk'umuntu ufite tageti,
nk'umuntu uzi yuko ugomba gushaka akazi ntago biguca intege. Urasabwa kwicara ukabireviza, urasabwa kwicara ukareviza na byandi bagiye batanga mu bizamini bitandukanye, ukegera abantu bakora kuri iyo myanya bakakubwira. Warangiza of course ubwo igisigaye ni ukujya gupasa ibizamini. Of course urumva warapurayinze, icyo usigaje ni ukujya gukora ibizamini. Aha rero hari igihe wapurayinga wajya kubona ukabona nk'ikizamini bakijyanye nyuma y'umujyi wa Kigali, bakijyanye mu ntara. Aya ni amahirwe akomeye cyane kuri wa muntu ushaka akazi kandi vuba, kuri wa muntu ushaka akazi kandi byihuse. Uyu muntu ameze nka wa muhinzi uri guhinga vuba, uri gutanguranwa n'imvura kugira ngo imvura izajye gucika yaragejeje imbuto mu butaka. Uyu muntu rero icyo asabwa, ikizamini bakijyanye mu ntara, ni amahirwe akomeye cyane kuko ikizamini cyajyanywe mu ntara. Ndakwibutsa ko hano hari abantu bapurayinze basanzwe bafite akazi, hanyuma ku munsi wo gukora ikizamini akakuruhushya ntarubone. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ashobora umuntu wapurayinze ashobora no kubura transport, ashobora kubura tike yo kujya gukora ikizamini. Icya gatatu, hari undi muntu wapurayinze w'umunebwe ufite n'iyo tike ariko akavuga ati ngenda njya nkora ibizamini byo mu mujyi wa Kigali gusa. Hanyuma kuri wowe ushaka akazi, aya ni amahirwe akomeye. Hano niba utanafite n'itike, kuko ndumva ariyo mbogamizi wowe ushobora kugira yonyine, itike yiguze, shakisha mu nshuti n'abavandimwe, kuko ndakwibutsa ko wowe uri ku rugamba rwo kugira ngo wikure mu bushomeri. Shakisha itike ugende upase icyo kizamini. Nugerayo uzasanga tuvuge aha ni hahandi usanga abantu barapurayinze ari nk'igihumbi, kubera ikizamini bakivanye nyuma y'umujyi wa Kigali ugasanga mukoze muri nk'abantu 100 cyangwa 80. Aha ndakwibutsa ko hari umuntu wapurayinze washaka kuba ari n'umuhanga pe, ikizamini yakimena ku buryo yagera na ya mbere, ariko ntiyaje kubera impamvu navuze haruguru. Wowe rero genda ukore bya bizamini, kandi resulta nizisohoka ntuzacika intege, kuko birumvikana nk'umuntu utangiye gupasa ibizamini uzatangira ugira make, nubwo wirefeye ugasacinga ugakoreja ugakora icyo wagombaga gukora, ariko hari experience ubu utarageraho. Aha rero ushaka uzatangira ugira amanota make, cyangwa niba wanatsinda nabwo ugatsindira ku manota make. Please uzagenda ukora, uzajya ugenda amanota yawe azamuka, ugere kuri rwa rwego ujya gupasa interview. Kandi nabwo nujya gupasa, nubona watsindiye wenda ku manota wenda nka 60, uwa mbere wenda afite 80, ntibizaguca intege. Oya, ntago bigomba kuguca intege, kuko interview nayo barayiga. Bivuze ngo uzaba wavuye kuri wavuye ku rwego rwo gutsinda ibizamini, none ugeze ku rwego rwo kujya gupasa interview. Interview rero nayo uzayiga. Guys, kirazira kikaziririzwa kujya kuri interview utazi job description z'uwo mwanya ugiye gukoraho. Icya kabiri, kirazira kikazirizwa kujya gukora interview utazi amakuru ari related n'icyo kigo ugiye gukoramo interview. Ibyo bintu urabanza ukicara ukabyiga, hanyuma wajya muri interview ukipresenta neza. Of course wambara neza, ukamenya kwipresenta neza, ukabuza amakuru agendanye n'icyo kigo, ukabuzi job description z'uwo mwanya, kuko mu bibazo byinshi bashaka kubaza ati nituguha amahirwe n'icyo uzadufasha. Iyo akubajije ikibazo nk'icyo, uhita ubabwira job description za wa mwanya, tayari ukabugushijemo neza n'ibyo bashakaga. Aho rero please uzakora ibizamini byinshi bya interview, ni nako uzatsinda.
izi zari inama ku muntu ukeneye kwivana mu bushomeri ariko anyuriye ku nzira yo kubanza gushaka akazi. Muri video utaha tuzarebera hamwe umuntu ushaka kwivana mu bushomeri ariko ashaka kwikorera. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Ibigwi byanjye TV.